Icyumweru kimwe biba byaje. Icyumweru kimwe biba byaje. Imana ishimwe kabisa. Hari n'ibyo mpanura ako kanya bigatabiza. Yego. Biterwa kuko turahanura nk'abakozi b'Imana, Imana niyikora. Imana iradutuma na boss aragutuma. Haleluya. Akagutuma akakubwira ati mukozi wanjye ngira hano. Ingo. Yamara kugutuma icyagutumye arakubwira ati genda uvuge. Ukora nukwaye. Natwe tugakuhanura nk'abakozi b'Imana. Yego. Iri kumbwira ngo hari ikikoze mu buzima bwawe. Iri kumbwira ngo we Gasana hari ikikoze. Iri kumbwira ngo hari ikikoze. Irambwiye ngo nkubwire ngo iri jambo ni iryawe. Iri kumbwira ngo ibyiringiro byo wari ubitaye, wari ubuze kwizera. Iri kumbwira ngo hari igihe umaze kugisuzuguriro. Irambwiye ngo nkubwire ngije kuhaguhagurutsa. Ni kubiteka mbwiye. Imana irambwiye ngo mbabwire ngo hari ikije gukorera muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yes, bakunzi ba Concorde TV show, reka mbasuhuza aho mere hose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, b'umuhanga mu Kinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndihatuma Imana Concorde, reka fata umwanya ngushimire we wakanze subscribe ukadushyigikira, twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwo bwa mbere ukayikandaho, ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije ko nazajya mbicisha irungu, ahubwo nzajya ndeba abakozi b'Imana batabivanga tukiganira ku mbaraga z'Imana. Uyu mupapa turi kumwe imbere ya kamera yitwa Niyirora Elise. Niyirera Elise. Yego, irarera ikarora igakora byose. Yego, ubushize twajyanye ikiganiro numva ndafashijwe. Ugiye atagaye rero aragaruka. Elise, niyo mpamvu twongeye gukorana ikindi. Nuko nafashijwe. Iyo ntafashwa mba navuze ni ntago tuzonga gukorana. Imana ishimwe uko nongeye kugaruka hano. Yego, suza abakunzi ba Concorde TV show. Muraho neza abakunzi ba Concorde TV show. Nanone ni Elise naje imbere yanyu mbazaniye ijambo ribabwira ngo mwizere, tugire kwizera. Kwizera kurarema. Haleluya. Yego, reka dusengere kandi Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro. Iduhe no kwizera. Data mu izina rya Yesu Kristo, nanone turagushimiye. Tugushimiye kubw'aka kanya wongeye kuduha, tugushimiye kubw'ineza yawe, tugushimiye kubw'uburinzi bwawe. Witeka mutanga bugingo, uri Imana nzima, uri Imana ishoboye byose, uri Imana nyaguhora ku ngoma, uri gitare cy'amahanga. Data duhe kwizera kandi udushinge muri twebwe. Witeka nyiribihe, Data reka tukwizere kandi tukwiringire. Urakoze Data, reka ikiganiro tugiye gukora kiberwe nawe. Data twemere Data nibice mu gutwi ngo binguke mukundi. Urakoze kubyumvishe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego, Elise mfite utubazo tutari twinshi. Hari igihe kigeze kigera kavuga uti Imana koko iyi mpano wampaye ko ndi kubona iri kungerageza, iyi mpano y'ubuhanuzi wambabare ukayisubiza. Byigeze bikubaho? Okay, guhanura ntago byoroshe. Guhanura ntago byoroshe cyane. Okay, nyine yuhanura barabagufata nk'umuturage. Nyine hari abagufata ukundi, hari abagufata nk'umuteka mutwe, hari abagufata nyine bagufata uko bashatse cyane ko nta n'umuhanuzi wabo. Ariko iyi Imana yagutoranyije kandi iranagushigikira. Ipfa kuba yaragutoranyije gusa, iragushigikira ikagendana nawe. Nose byigeze bikubaho nyine ukavuga uti Imana iyi mpano? Bibaho cyane uko ucitse intege. Bamwe bati uriya no muragi, bamwe bati uyu ndiki, bese bakakwita amazina atandukanye. Ariko naje gusoma ibitabo sanga kera n'intumwa zaratotezwaga. Intumwa zagezweho zirica, bamwe batera mu ngunguru z'amavuta, bese banyuze mu bihe bikomeye. Ariko na Yesu yaravuze ngo nta muhanuzi wawe. Amina. Ariko ikibanze ni ugukorera uwagutumye kandi ukamuvugira ku manywa na nijoro, kandi ugakora ibyo agutumye, ukabivuga utongeyeho cyangwa utagabanyijeho. Nicyo kibanze. Yego. Dufite abahanuzi babiri. Dufite Eliya tukagira na Yesaya. Yesaya yahanuye ko Yesu azaza apfa ataranamubona. Bivuga ngo ibyo yahanuraga byaratindaga. Eliya we yarategekaga ati ndategetse imyaka 3 n'igice imvura itagwa, nta n'ikime kiboneka muri iki gihugu. Wowe muri abo ukora nkande? Okay, ngewe ntago nigereranya nabo kuko abo bari bariho mu gihe cyabo. Sibyo rata? Bari bariho mu gihe cyabo. Ntago naje kwifata ngo nigeranye n'abantu bo mu myaka 1000. Ahubwo Imana yawe niyo Mana yanjye. Kandi iyo Mana hari uburyo inkoreshamo. Ahubwo mbaza uti we gukoresha gute? Ntacyo nyine mbwira. Akakora umuntu anagira roro moto. Umuntu agera afata roro moto wanje ni Elisa.
Elisa. Elize mu kinyarwanda ni Elisa. Elisa gute? Njyewe ubundi nari mfite impanga. Nari mfite impanga ariko irapfa. Yego. Mfite impanga imaze gupfa, yapfuye dufite imyaka 5. Yo Paul Imana. Ariko njye nitwaga Elisa, we yitwa Eliya. Yego. Ubwo Eliya yagiye mu ijuru, Elisa arasigara. Ntabwo ubyumva. Urabyumvise. Ariko Elisa aravuga ati data, yamwitaga data buje. Ati abantu bazamenya gute ko nagendanye nawe. Yego. Ngo amusigira amwitero. None ngo kugira amenye ko mwitero urimo igitangaza koko. Awurambura hejuru y'amazi acikamo kabiri. Yego. Yo mpamvu nawe ukora nka Elisa. Ntago ariyo mpamvu. Buri muntu atoranya ukwe. Ntacyo nari kubajije aho ndugira ngo nkubaze, iyo urebye ubuhanuzi uhanura butinda gusohora cyangwa se bisohora vuba. Biraza pe. Vuba. Imana ishimwe. Icyumweru kimwe biba byaje. Icyumweru kimwe biba byaje. Imana ishimwe kabisa. Hari ibyo mpanura ako kanya bigatabiza. Biterwa kuko turahanura nk'abakozi b'Imana, Imana niyikora. Imana iradutuma na boss aragutuma. Haleluya. Akagutuma akakubwira ati mukozi wanjye ngira hano. Ingo. Yamara kugutuma icyagutumye arakubwira ati genda uvuge. Ukora nukwaye. Natwe tugakuhanura nk'abakozi b'Imana. Yego. Hari wibuka wahanura ibintu bigahita bisohora mu gahe gatoya udusangiza ubwo buhamya? Harona hanuriye kagiye kujya hanze ahita agenda muri Amerika. Amen. Ubariyo. Ariyo. Imana ishimye kabisa. Imana iramutse imbwiye kugiyeyo ubwo wajya. Ndabibwira nk'icecekera. Amen. Imana ishimye. Yego. Njya nkunda kubaza ubu ikibazo kimeze gutya. Hari ukuntu umuntu ahanurira nk'umuntu hagati se n'undi Elize ko sanzwe muzi ko mwene runaka uriya ko twiganye ati koko biri ari kuvuga ni Imana ibimuhamagaye. Impamvu ari ikiganiro nigeze nkora none ngishizeho umuntu baranyandiki ngo musaza singo nawe ni umuhanuzi n'urugero nawe nta muntu wigeze ahanurira bitewe ko muziranye nyine akabipinga, ariko nyuma Imana ikaza kumwembeza akazaza kukubwira ati nukuri Imana igukoresha ndayemeye. Hari groupe nigeze kujyamo barampinga cyane. Yego. Barampinga cyane. Noneho hakaba hari umuhanuzi bemera. Yego. Ariko Imana iza kumukoreza isoni mw'iryo teraniro. Yego. Ahanurira umwana w'umukobwa amubesha ngo aravuga ngo ni umugore atari umugore. Imana iramagurutsa irambwira ngo mubwire ngo aribeshe, kandi muri yo groupe ntago nari mbazi. Rero ntimugapinga abakozi b'Imana kuko iyamuhamagaye ibimuzi, kandi yamuhamagaye yaramutoranyije. Ntago guhanura ari bya buri wese, ntago buri muntu wese yahanura, ahubwo impano z'Imana ziratandukanye. Buri muntu wese ifite impano yamugeneye. Ahubwo ikirusha ni ukuyimenya. Yego. Wamara kuyimenya ukayikoresha iyo mpano yaguhaye. Kandi impano ntaho ibuhuriye n'agakiza, ahubwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kandi gukizwa neza nibyo bifite agaciro n'ikimana dushakaho mbere na mbere. Uwo baramwemeraga uri mushira ukumva banagupinze, ariko arangije abakotoye gutyo Imana ibimugaragaje gutyo. Yego. Elize katwigiye umwanya w'ijambo ry'Imana. Twe kujya tuvuga ayacu cyane ngo irya boss tuza kuri iminota mikeya. Yego ni karibu. Murakoze rero uyu munsi mbazaniye. Haleluya. Amen. Imbaraga zo kwizera. Yego. Haleluya. Amen. Ijambo riratubwira ngo Ijambo riratubwira ngo mugire kwizera, ngo kandi kwizera ni igiti cy'umwimerere cyeraho imbuto igitangaza kigafumbirwa no kwihangana. Haleluya. Gira kwizera ugire no kwihangana. Ese wakwihanganira ubukene? Haleluya. Wakwihanganira ubukene ugakizwa neza? Ese irari ntijyakuganza ugata kwizera kwawe? Haleluya. Mureke tugire kwizera, duhamye uwo twamenye, twizere ko Imana ishoboye byose mu buzima bwacu, kandi ntugira kwizera hari ibyo Imana izahindura mu buzima bwacu. Haleluya.
kwizera nicyo cyambere. Haleluya. Amen. Nagira ngo ngutangarize no mu buzima busanzwe utakaje kwizera urapfa. Nukuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Niba wizeye ko nta kazi urabona nta kuzaja gushaka. Yego. Haleluya. Tugire kwizera kandi twizere Imana. Haleluya. Reka dusome twihuse. Reka dusome muri Luka. Haleluya. Amen. Muri Luka 13 umurongo wa 18 haravuga ngo nuko arabaza ati mbese ubwambi bw'Imana bwageranwa n'iki cyangwa nabushanya nk'iki? Dore bugiranwa n'akabuto ka sinapi umuntu yenze akakabiba mu murima we kagakura kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikakarika ibyari mu mashami yacyo. Yongera kuvuga ati ubwami bw'Imana ndabugereranya n'iki? Busa n'umusemburo umugore yenze akavugisha mu myariko 3 y'ifu akageza aho irimbukiye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hano Yesu yararimo avuga uko ageranya ubwami bw'Imana busa n'akabuto ka sinapi. Haleluya. Akenshi ibintu by'Imana, ibintu by'ijoro, hari abantu babifashe nka sikamu, hari abantu abakozi b'Imana bafashe nk'abateka mutwe, abantu abakozi b'Imana bafata nk'aho ibyo bavuga batabizi. Haleluya. Gira kwizera k'ijuru rihari. Haleluya. Ijuru rirahari. Haleluya. Kandi ijambo ryatubwiye ngo niyo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Haleluya. Ngo mwabwira imisozi iri imbere yanyu ikava imbere yanyu. Mbese ufite kwizera kwawe kungana iki? Haleluya. Tugire kwizera kandi tugire no kwihangana, nibwo Imana izagira ibyo ikora mu buzima bwacu. Haleluya. Ijambo ryarambwiye nanone Yesu yarari mu bwato ngo imiraba iratera, ubwato bujya hino ubwato bujya hirya, ubwato bujya hino bujya hirya bushaka kwiyubika, ariko abigishwa baranganyije amaso babona Yesu ari mu bwazi ari kugenda. Ntibabyizera neza, baravuga ngo niwe, bamwe ati siwe, abandi ati banza ari umudayimoni. Petero avuga ati Uwiteka niba ari weho mbwira nanjye nzi. Haleluya. Petero ngarasa aragenda ahagurukana kwizera, atera intambwe ya mbere, ariko ageze mu ntambwe ya gatatu kwizera kuba gukeya. Haleluya. Hari igihe wahagurutse utangira umushinga ariko ugezemo hagati kwizera kuranga. Haleluya. Nuko Petero kwizera kugabanyutse atangira kurigita. Haleluya. Nawe hari ibyawe warigisemo kubera kwizera kwabaye gukeya. Haleluya. Tugire kwizera kandi tugira kwizera Imana hari ibyo izakora mu buzima bwacu. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nugira kwizera Imana izafungura imiryango yawe. Gira kwizera niyo kwaba gukeya, witinya, haguruka. Hari abantu Imana yarishatse gukoresha ariko kubera kutizera baravuga ati Uwiteka yaba ari weho ese bazamvuga gute? Haleluya. Oya, witinya abantu, haguruka ku maguru yawe abiri. Niba hari Imana ikubwiye ugenda ugitangariza ubwoko bwayo. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Izina ryawe rihimbazwe. Murakoze rero, murakoze bene data, murakoze bashiki bacu. Nababwira ngo tugire kwizera kandi tugira kwizera Imana hari ibyo izahindura mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amina. Rero nitugira kwizera tukagira kwizera hari bizakunda mu buzima bwacu. Yego. Kandi nitugira kwizera hari imiryango izafunguka. Paulo na Sila bari muri gereza barasenze barizera, bizera Imana ishoboye byose, imiryango ya gereza igira ute? Irafunguka. Haleluya. Amen. Nugira kwizera Imana hari ibyo izakora mu ruhande rwawe. Ikintu kisha abantu muri iyi minsi babuze kwizera, kandi ikintu kibishe babuze ibyiringiro. Haleluya. Ariko hari ibyiringiro dufite yuko tuzazuka, dufite ibyiringiro yuko tuzajya mu ijuru, dufite ibyiringiro yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, dufite ibyiringiro yuko Imana itabesha, dufite ibyiringiro yuko hari Imana yavuganye natwe. Haleluya. Umvike Imana imbwiye, Imana irambwiye ngo nkubwire ngo weho bamaze kukwirukana mu kazi kenshi, bamaze
imaze kukwirukana, iri kumbwira ngo bakwirukanye ahantu hatanu, ariko irambwiye ngo nkubwire ngo ije gushiraho iherezo, ije gushiraho iherezo, kandi irambwiye ngo akazi guhaye irakarinze cyane. Irambwiye ngo igukuye ku biraka, iri kumbwira ngo nkubwire ngo igukuye ku biraka no kwirukanwa, iri kumbwira ngo hari ikikoze mu buzima bwawe, iri kumbwira ngo wowe Gasana hari ikikoze, iri kumbwira ngo hari ikikoze. Irambwiye ngo nkubwire ngo iri jambo ni iryawe, iri kumbwira ngo ibyiringiro byo wari ubitaye, wari ubuze kwizera, iri kumbwira ngo hari igihe umaze kugisuzuguriro. Irambwiye ngo nkubwire ngo ije kuhaguhagurutsa, ni kubiteka mbwiye. Imana irambwiye ngo mbabwire ngo hari ikije gukorera muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi ikambwira ngo mbabwire ngo hari indi nteri bateje, ikambwira ngo mbabwire ngo hari amaboko ibarinze. Irambwiye ngo mbabwire ngo ibarinze kunyagwa, iri kumbwira ngo mbabwire ngo ibarinze ibyo mwaruhiye kuribwa n'inyoni. Nabonaga ibyanyu byari biriwe n'inyoni, ariko Uwiteka Imana akambwira ngo mbabwire ngo ihagaze ku byanyu n'abanyu, kandi ikambwira ngo mbabwire ngo igihugu cya Rwanda ibahaye umugisha. Irambwiye ngo mbabwire ngo ikumiriye kure abanzi bataragitera, niko Imana imbwiye. Uwiteka akambwira ngo mbabwire ngo kandi hari ibyo akoze, akambwira ngo mbabwire ngo hari icyorezo cyari kije tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu, ikambwira ngo mbabwire ngo icyo cyorezo iragihagaritse. Ikambwira ngo mbabwire ngo mwatinye ngo corona, icyari kije cyari kirenze corona. Ndi kubona imirambo yari iryamye, ariko Uwiteka akambwira ngo mbabwire ngo akubitiye kure, kandi ijwi ry'Uwiteka rimbwiye ngo data ngo niwe ubahaye ubuzima, ngo kandi hari ibyo aje gukora mwa kino gihugu. Akambwira ngo mbabwire ngo abapasiteri bafite abana mu gasozi, iri kumbwira ngo mbabwire ngo mucura abana mubajane mu bandi. Akambwira ngo mbabwire ngo amarira mwateje abo bana b'abakobwa, ari kumbwira ngo mbabwire ngo aje kuyabishuza, ari icyo aje kwikorera. Akambwira ngo mbabwire ngo abavanze umurimo aje gukuraho, aje gutoranya, aje gukura icyatsi mu bururo, aje kwitoranyiriza. Ni Imana ishoboye byose, nikiri kumbwira. Iri kumbwira ngo mbabwire ngo hari izindi nsengero zigiye gufungwa, kandi akambwira ngo hari zifunguwe. Akambwira ngo mbabwire ngo ubwo mureba nk'abana b'abantu, ikambwira ngo mbabwire ngo yo ni Imana, kandi ngo ni Imana ishoboye byose. Haleluya, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijwi ry'Uwiteka rikanzaho rikambwira ngo mbabwire ngo hari impanuka arinze muri aka kanya, ayirinze ahantu bita ku musozi wa Buranga, yari gwema abantu 45, ariko Uwiteka Imana akambwira ngo mbabwire ngo sizing izarahagaritse. Akambwira ngo mbabwire ngo vuba bidatinze, niba mushaka ibimenyetso murabibona. Ni Uwiteka Imana ari kumbwira, ariko akambwira ngo mbabwire ngo arabarengeye kubw'aya masengesho. Ariko Imana ikambwira ngo hari umwana w'umukobwa, hari umwana w'umukobwa ukurikiye iki kiganiro, amaze igihe ku kigeragezo cyo kubura umugabo. Akambwira ngo mubwire ngo Imana niyo imuzituye, iramuzitiwe, kandi Imana irambwiye ngo nkubwire ngo wa mwana w'umukobwa we mu kwezi kwa 8 baraje bafata irembo. Ikambwira ngo nkubwire ngo mu kwezi kwa 8 baraje bafata irembo. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo ibyawe byarapfuye, ubukwe burapfa bumaze gupfa gatatu. Ariko iri kumbwira ngo nkubwire ngo igihe kiraje, umurozi Imana imukubitire kure. Niko Imana imbwiye. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo pfuka amahuri dusengane nawe. Iri jambo ni iryawe, reka ngusengere. Data mwiza ushoboye byose, weretse umwana w'umukobwa, data mutabara umurengere. Urakoze mutanga bugingo, urakoze uko ari cyo ugiye gukora mu buzima bwe, urakoze uko ugiye kwitamurura mu izina rya Yesu Kristo. Reka data kwa uriya munsi uziyerekane nk'Imana, kandi uzatanga ibikenerwa mwabura bukwe mu izina rya Yesu. Urakoze kubyumvishe, ni mu izina rya Yesu, amina. Murakoze rero, twaganiraga namwe. Nari mbaheruka cyagihe twari turi kumwe, ariko n'uyu munsi haleluya, Imana ishimwe ko twongeye guhura. Imana ishimwe ibarinde kandi bazigame cyane. Uwiteka Imana bateze imbere muri business zanyu, mu kazi kanyu, mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo reka batwikire, reka igitinyiro cy'Uwiteka Imana kibagote, reka Uwiteka bagende imbere ataringaniye haringanize. Nyemerera Uwiteka aba bantu, aba bakunzi ba
ba Concorde TV show datubaha umugisha ugere mu byabo witwa Imana ugere ku babo witwa Imana datubaha umugisha amajyana amaza amajyepfo amajyaruguru burasirazuba burengerazuba reka bakubone mu byabo reka bakubone mu byabo amanywa na nijoro rero data urakoze mutanga bugingo urakoze kubw'ubutumwa bwawe urakoze kubw'agakiza waduhereye ubuntu ni mu izina rya Yesu amina murakoze cyane rero tuzasubira Imana nibishaka haleluya tuzasubira haleluya tuzasubira Imana nibishaka data wa twese niyongera kudutoranya kindi kigihe cyangwa se kindi gihe Imana yabishatse tuzongera tuganira amagambo meza y'Imana ariko icyo nababwira ngo mukomeze mwezwe buri munsi kuko isaha mwatungurwa muko yaza gutwara umugeni we ese yasanga umeze ute ese yasanga warakijijwe cyangwa yasanga warabivanze icyo mbifuriza nugukizwa mukarika kubivanga aho bibananiye buje musaba mwuka wera murakoze rero murakoze Imana ibaha umugisha ibaha amasho ibahe byose mwifuza ibahe ibyo umuntu yakwifuza ari kwisi ibaha abana ibaha urubyaro ko baruze murakoze ni mu izina rya Yesu amen amen mukozi Imana iguha umugisha banyemera ugatanga nimero uzagukenera nawe akazaguhamagara nimero ni 078 38 81 23 nzi ko ufite ebyiri WhatsApp iyo niyo guhamagara iyo narimbaha yisubiremo 078 38 81 23 ya WhatsApp 078 922 78 ururimi rwose waba ukoresha pfa kuba ari icyongereza igiswahili igifaransa turacyumva je parle français I speak English na sema ruka Kiswahili don't worry sawa Imana